Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana, Uwiteka akomeze kukwishimira, akomeze kukwiyereka, amaboko y'Imana aboneke kuri wowe. Abantu benshi Uwiteka babambira amahema, mbonye abantu benshi Uwiteka bakingurira imiryango, mbonye abantu benshi Uwiteka bagurira imbago, mbonye abantu benshi Uwiteka bahindurira amateka. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, hari umugisha mu kubana n'Imana, hari umugisha mu gusenga Imana, hari umugisha mu kugendana n'Imana, hari umugisha, hari ibintu Imana igikora, hari ibintu Imana igirema, hari ibintu Imana igishyiraho, hari ibintu Imana ijya yubaka. Iyo dusenze Imana iratwumva, iyo dusenze Imana ikora ibikomeye, iyo dusenze Imana ihagararana natwe. Uwiteka ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, nta hantu hari hashoboka Imana itakuvana. Ngira ngo uyu ni wo munsi tugiye gusoza ku kiganiro tumaze icyumweru tuganira ku bijyanye n'ibimenyetso bigaragara ku buzima bw'umuntu, ugasanga hari ibintu bikugaragaraho bidasanzwe. Ndashaka uyu munsi senga n'Imana nawe, ndashaka uyu munsi Uwiteka Imana ishobora byose ibyo binashyira iherezo ku buzima bwabyo, Uwiteka abirangize, kandi nawe wizere ko byarangira, wizere ko hari ubuzima bushya Imana yarema kuri wowe, wizere ko hari imirimo Imana yakora kuri wowe, wizere ko hari amateka Imana yarema, Imana yakingura imiryango, Imana yakwiyereka, Imana yakwigaragariza, kandi Imana yaguhindurira amateka. Ndasoza rero uyu munsi kuri iyi nyigisho maze icyumweru cyose, wenda dushobora kuzayigarukaho bitewe n'abantu bazajya bagenda batubaza, bitewe n'ibyo batasobanukiwe cyangwa n'ibyo utumvishije uko bimeze. Rero ndasoreza kuri aba bantu. Hari abantu mu buzima bwabo bajya bagira gutya bakaryama, yabyuka mu gitondo agasanga umusatsi we wogoshwe, nta kintu cyawogoshe, ntabwo wiyogoshesheje, ariko agasanga uruhara mu mutwe, ugasanga umusatsi wawe wogoshwe rwose, bawogosha. Abo ni abadayimoni. Ni ikimenyetso simusiga ko bakuroga, barakuroga. Hari umuntu urimo urakuroga, hari imbaraga z'abadayimoni ziri kugukuramo imbaraga, ziri kukunyunyuza imbaraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abandi bantu ugasanga umuntu yaryamye mu gitondo, ariko yabyuka mu gitondo agasanga mu kanwa ke huzuyemo amaraso, yareba agasanga nta kintu yabaye, kandi ibyo bintu bikabaho buri munsi. Abo ni abantu nagiye mpura nabo, kandi ni abantu twagiye dusengana, Imana ibohora ubuzima bwabo. Erega reka nkubwire inshuti yanjye, Satani ariho, kandi Satani arimo arakora, Satani arimo aratsikamira abantu abatwaza igitugu, ariko nzi neza ko nubwo Satani arimo akurwanya, nubwo Satani ari bwakunaniza, ariko Satani nta mbaraga, abadayimoni nta mbaraga bafite. Abadayimoni nta mbaraga bagira, abadayimoni nta bushobozi bagira, abadayimoni wapi. Imana y'amahoro itugirire neza. Duhawe ubutware bwo gukandagira inzoka na za sikorupiyo, duhawe ubutware bwo gukandagira imbaraga z'umwijima, duhawe ubutware bwo gukandagira abarozi, duhawe ubutware bwo gukandagira abakonikoni, duhawe ubutware. Ubwo butware turabufite. Rero ndashaka nsengane nawe, wowe ujye ugira ibi bibazo ukaryama, ugasanga mu gitondo urabyutse umusatsi wawogoshe, ugasanga mu gitondo urabyutse ayo maraso urayasanze mu kanwa kawe, kandi ntiwakomeretse, nta kintu wabaye, nta kintu cyakwishe, ariko buri gihe uko ubyutse ayo maraso urayabona. Ni ikimenyetso cy'uko hari abantu barimo bararoga ubuzima bwawe, hari ibintu birimo birakugendaho. Hari umuntu uryama mu bicuku bya ninjoro, yaba amaze kuryama akabona inzoka ikaza mu buryo butandukanye, ikaza mu buryo kandi mu bihe bigiye bitandukanye. Hari ababona iyi nzoka izika kuruma ikiganza, ni ikimenyetso cy'uko hari umuntu urimo uraroga umugisha wawe, hari umwuka w'inyatsi urimo urakugendaho kandi utezwa n'abarozi. Noneho hari n'ujya kubona akabona inzoka irimo iramurigata mu birenge, cyangwa se irimo iramuruma ikirenge. Ni ukuvuga ngo hari umudayimoni urimo urafunga ingendo zawe z'umugisha, bivuze ko barimo barakuroga, ariko izi ngendo zawe z'umugisha
imigisha zirimo zirafungwa. Niyo mpamvu ubona inzoka irimo irakurya ibirenge, ukabona ibirenge byawe birimo biraribwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagira ngo nkubwire ngo hari Yesu ukiza, hari Yesu ubohora. Dusenze Imana ibasha gukora ibikomeye. Ko mbonye abantu benshi Imana ibohoye, kandi mbonye abantu benshi nsengeye Imana ibakorera imirimo n'ibitangaza. Labini foshando wiribirify. Rero ndagira ngo nkubwire ngo izere Imana, kandi Imana ibasha kukubohora, Imana ibasha kugukingurira imiryango, Imana ibasha guca inzira aho zitari. Hari umuntu uryama yabyuka mu gitondo agasanga imbeba zaje zikakurya, zahereye ku myenda yawe ziyirya, ziragenda zigera mu biganza byawe, ugasanga imbeba zakuriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu mwuka birashoboka yuko ushobora kwicara ukavuga ngo imbeba ni ibisanzwe, ariko ukeneye gusenga Imana, kuko uyu ni umwuka w'abadayimoni, ni umwuka w'abazima, ndetse ziri no mu bintu bimwe na bimwe abakonikoni bakoresha cyangwa abarozi bakoresha iyo bashaka kujyana ubutunzi bwawe, cyangwa se iyo bashaka guteza ubukene kuri wowe. Ndetse rimwe na rimwe hari naho imbeba bazikoresha kugira ngo zihore zikwimura, zigahora zikwimura, ukimuka ahangaha ukajya ahandi, ukajya ahandi, ukajya ahandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka nsengane nawe, ndashaka dusenge Imana ishobora byose ihindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana ishobora byose gukingurira imiryango, Imana ishobora byose guhindurira amateka, Imana ishobora byose kwagurira imbago, Imana ishobora byose ihindura ubuzima bwawe, Imana ishobora byose inyuranye amaboko, Imana ishobora byose izura ibyapfuye, Imana ishobora byose ikwimane mu izina rya Yesu, ikwimane mu maboko y'abazimu, ikwimane mu maboko y'abarozi, ikwimane. Imana ikwimane, Imana ikwimane mama, Imana ikwimane iyo migenzo abarozi bakorera ku buzima bwawe, abapfumu bakorera ku buzima bwawe. Nta wundi wabasha kukubohora uretse Yesu wabambwe, uretse Yesu utabara, uretse imbaraga Yesu aduhaye agakoresha ikiganza cy'abakozi biwe kugira ngo usengerwe ubohoke mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengana nawe umaze igihe kinini utegereje urubyaro, waragerageje, imyaka irashize indi iratashye, ariko ndashaka nsengane nawe Imana ibohora ubuzima bwawe. Ndashaka nsengane nawe, dayimoni yaraje afata umwana wawe, uyu mwana yaravugaga, uyu mwana yavutse ubona ko ari umwana uvuga, ariko amaze kwigira imbere dayimoni amutwara ijwi, uyu mwana arumva ariko ntago avuga. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka nsengane nawe wa mukobwa we, dayimoni yafunze imihango yawe, ntabwo ujya mu kwezi kw'abadamu kuko bisanzwe, imihango yawe yafunzwe n'abadayimoni. Ndashaka nsengane nawe, uyu mwuka ukugenza, uyu mwuka ukunaniza, uyu mwuka ugukurikirana ni umwuka w'abazimu, ni umwuka w'abarozi, ni umwuka w'abapfumu, ni umwuka w'abarangi. Hari ibintu baroze ku buzima bwawe. Mperutse gusengana n'umwana w'umukobwa, yaramaze amezi 6 yose atajya mu mihango. Ndamubaza nese wa mukobwa we, waba warigeze ujya muronapo cyangwa se hari ibindi bintu wakoze ku buzima bwawe? Ati hoya ntabyo, yaragiye irahagarara. Ariko turasenga dusanga hari nyirasenge babanaga, Imana imishurira yuko yamutwaye umwenda w'imbere. Uyu mwenda w'imbere amaze kuwutwara arawujyana, awushyira ahantu, arawuzingazinga, awushyira ahantu munsi y'urutare. Imana y'amahoro itugirire neza. Wumvisha abarozi, afata umwenda we aragenda awushyira munsi y'urutare, arangije yatura amagambo, arangije aravuga ngo ko uyu mwenda nywushyize munsi y'urutare. Aba ariko kandi uyu mwenda yawumutwaye kuko babanaga, yawumutwaye mu gihe cy'imihango yiwe, awutwara atari yawufura, awutwarana n'imihango ye. Imana y'amahoro itugirire neza. Barozi ni abagome, kandi abarozi barategura ibyo bakora, barabitegura. Dusengana Imana, Imana y'amahoro iramubohora. Uyu munsi ni umukobwa ushima Imana, ejo bundi azakoresha n'ubukwe. Imana y'amahoro imuhereza umugisha. Mu buzima bwa buri munsi ndagira ngo nkubwire, hari ibintu bikubaho ukabona ko ari ibintu bisanzwe, ariko wibona ko ari ibintu bisanzwe kuko hari ibintu abarozi bakora ku buzima bw'abantu. Mukobwa aherutse kuza mu gitondo, aza mu rusengero, aza yabaye igikara ahantu hose, umubiri we wirabuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndangije dusengana Imana, tumaze gusengana Imana
ntoza nese ibi ni ibiki turasenga ngiye kubona mbona icupa ry'amavuta yangaye yo kwisiga maje kuribona mbona rifashe mu ntoki ndangije Imana irambwira ngo iryo cupa ry'amavuta amavuta ari kwisiga ubu ngubu niyo bamuzingishije kandi yabikoreshewe n'umukobwa w'inshuti aya mavuta yarayajyana muri tuwarete amaje kuyajyana muri tuwarete ayaterekamo amaje kuyaterekamo Imana y'amahoro itugirire neza ayaturaho aya magambo aravuga ngo nkuko uyu mwanda wo muri tuwarete umeze aba ari kuri ya mukobwa azagenda akagira icyangiro ayo mavuta yayakuyeyo arayagarura Imana y'amahoro itugirire neza bera ko yari yaraye muri tuwarete amaje kuyagarura Imana y'amahoro itugirire neza arayazana uyu mukobwa arayisiga amaje kuyisiga nibwo ibyo bintu byaje ku buzima bwiwe nibwo yatangiye kuza azana amabara mu maso Imana itugirire neza ndagije namugana amavuta uri kwisiga yareke ahubwo agenda ugura andi mavuta mashyashya kandi uzamenye kuzayarinda neza turayasengera mukobwa arayisiga ariko uyu munsi ameze neza arashima Imana ndagira ngo rero hari ibintu abantu bakora ku buzima bw'abantu ugasanga baratsikamira ubuzima bwawe ugasanga ku munsi wa 12 twavuze ku by'inyenyeri tuvuga ku by'inyenyeri yawe akenshi iyo batwaye inyenyeri yawe ibintu byose urabigerageza ntibikunde ibintu byose ubijyamo ntibyemere ibintu byose ujya urabikora ukabona inzira zirafunzwe ukabona ntibyemera ukagerageza ntibikunde ugasenga ntibikunde ukamanuka imisozi ntibikunde hari ikintu uba ukenewe ndashaka rero uyu munsi nsozi z'inyigisho ndashaka gusengana n'abantu ndashaka gusengana nawe wibonye wazira biriya bintu byose twavuze uhereye kuko twatangiye kubivuga ku munsi wa 8 Imana itugirire neza twatangiye kuvuga kuri ibimenyetso simusiga nibigaragaza yuko waboshywe twatangiye kubivuga ku munsi wa 8 wibutsa yuko ku munsi wa 14 turatangira inyigisho zo mu bwami n'amahame yo mu bwami Imana itugirire neza turatangira inyigisho zo gutegeka haleluya haleluya kuko iyo wamaze kwimenya ko ibi bintu bikuriho noneho utangira ukabimenya utangira gutegeka Imana ishimwe ndagira ngo ubwire ngo iyi Mana irakora nshuti yanjye narayibonye si rimwe si kabiri nabonye neza yayo Mana yagiye imbohora karande zo mu miryango y'iwacu nagiye nzibabwira Mana irambohora kuri karande y'izina irambwira ngo nguhindure y'izina y'Imana itaraguhindurira izina urakora ntibikunde urasenga ntibikunda urasunika ntabwo byemera Imana y'amahoro itugirire neza kuko nturahindurirwa izina kuko hari umuvumo w'izina ukuriho Imana y'amahoro itwishimire rero haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka rero ndagira ngo nkubwire umva nkubwire izera Imana reka kuzana utuntu tuvuga ngo yego ngo ibi ngibi ngo biraho ngaho ngo birasanzwe ngo ni ibintu bisanzwe ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe wibireba nkaho ari ibintu bisanzwe bibone n'imbaraga z'abadayimoni n'imbaraga z'imizimu ni umwuka unaniza ni umwuka wiyoberanya ikindi abadayimoni iyo babona ugiye kubohoka iyo babona ugiye gutabarwa batangira kukuzanira ibintu ku buzima bwawe agatangira kubwira ngo hoya ngo urareba ngo urumva ngo igihe nasenge wivuga ngo igihe wasengeye none nicyo gihe cyawe cyo kubohoka aya masengesho n'ay'iminsi 40 turi mu ijambo riri muri Yeremiya 40 ku murongo wa 4 avuga ngo noneho rero ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe Mana itugirire neza hari n'abantu bakora ibyaha ugasanga ibyaha hari n'abantu bafite umuzimu wo kunywa inzoga ugasanga yarakijijwe ariko kunywa inzoga byamubaye byaramubase inzoga zamubanye koronike ku buryo abyutse mu gitondo ntabone inzoga biba ikibazo ugasanga wabaswe n'umudayimoni w'inzoga hari umugabo nigeze gusengera nigeze mubabwira nigeze kumusengera uyu mugabo yabaswe n'umudayimoni w'inzoga hahandi yahembwaga umushahara we wose akajya kuwishyura mu kabari Imana y'amahoro itugirire neza yanywa akanywa bandika kuko bari bazi ko ahembwa akaza akishyura yarangiza kongera agatangira hahandi akora akazi ntabashe kwigurira inkweto hahandi akora akazi ntagire ikintu na kimwe ashobora
hari ijambo nasomye mu Kuva ngo Farawo abwira Abayisiraheli, arababwira ngo ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko muramenye ntimungiye kure, mugumye munsabire. Imana itugirire neza. Hari abantu rero Satani areka bakajya mu rusengero, ariko ntibajye kure ya Satani, ntibajye kure ye. Ugasanga hari ibyaha bananiwe kureka, ugasanga wagiye gukizwa wikinisha, ariko n'ubu urakikinisha. Iyo wihanganye umara icyumweru, ariko ikindi urabikora, ufite abazimu. Ufite abazimu, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye ikiganza cy'umutambyi, ukeneye deliverance kugira ngo ubaho iyo myuka ive ku buzima bwawe. Ugira dayimoni yo kunywa inzoga, warakijijwe ntukizinywera ahagaragara, ariko uyu munsi ujya mu cyumba ukanywa inzoga, ujya mu cyumba ukiherera, ujya mu cyumba ukiherera, ugasanga urimo uranywa inzoga. Ubwo ni uburetwa bw'abadayimoni. Niyo amagambo Farawo yabwiye Abayisiraheli, ndabareka mugende mutambire Imana yanyu mu butayu, ariko ntimungiye kure, mugumye munsabire. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagira ngo mvugane nawe, ukeneye kubohoka, ukeneye ikiganza cy'umutambyi, ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye kwegera Imana, ukeneye kubana n'Imana, ugasengerwa Imana, iyo myuka ikakuvaho. Badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Maganya ya Yeremiya ibice 5 ku murongo wa 7. Badata bakoze ibyaha. Uyu mugabo wanywagize inzoga twasenze Imana, Imana inyereka yuko ise yamutanzemo igitambo, kandi uburyo yamutanzemo igitambo akamumurikira nyabingi nuko yamujyanye mu kazu k'indaro. Ndamubwira nti hari akazu ndeba ko ibyatsi kari iwanyu kera ukiri mutoya, atako kazi kandi papa we yakundaga kukinjiramo kandi kenshi ku munsi gashoboka. Arambwira atako kazu ndakibuka, najyanagamo na papa agaterekamo inzoga, yarangiza iyo nzoga yateretsemo akayinsomyaho. Mana itugirire neza. Mana y'amahoro itwishimire. Ukeneye kubohorwa, ukeneye kubohorwa mama, ukeneye kubohorwa papa, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Mana y'amahoro itwishimire. Imana y'amahoro itwishimire. Uwiteka azakora ibikomeye ku buzima bwawe. Ndashaka nsengane nawe. Ujya uryama ukabura ibitotsi, nshaka nsengane nawe. Ujya uryama umutwe ukakurya, nshaka nsengane nawe. Hari umutwe wanze gukira, washatse akazi urakabura, ufite diporome iri aho ngaho nta kintu ikumariye, iri aho nta kintu ikumariye, wize amashuri uradepoza abandi bakabona akazi wowe ukakabura. Wo ni umwuka w'abazimu. Ngwino dusengane Imana. Ngwino ku rusengero ku munsi wa kabiri, tuba dufite amasengesho meza aryoshye ashyushye yo ku gicaniro, kandi mbonye Imana ibohora abantu bayo, mbonye Imana ibagirira neza, mbonye Imana ibacira inzira, mbonye Imana ibagura, mbonye Imana ibahindurira amateka. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kubambira amahema, Uwiteka gumye guhagararana nawe. Inzira zawe zasibwe Uwiteka zisibure, inzira zawe zafunzwe Uwiteka zifungure. Inzugi z'ibyuma Uwiteka zicemo kabiri, n'ibihinduzo by'ibyuma bicemo kabiri. Niko yabwiye Kuro, avuga ngo nzakujya imbere hataringaniye maringaniza. Ndashaka nsengane nawe wa mumama we, uhora urira urizwa n'abana bawe ntibashaka, n'uwashatse byarasenyutse. Ndashaka nsengane nawe kubwabo bana bawe, dusengane Imana ibabohore, Imana ibabohore. Ntibashaka, bishwe n'ibiyobyabwenge, ntibakikumvira, baragutaye, bahora babafunga nk'abafunga urugi. Imana y'amahoro itugirire neza. Bahora bafunga bakingura. Dusengane Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge ngiye gusoza. Imana y'amahoro itwishimire. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Ndasengera ubwoko bwawe, nkundira ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe nirigira imbaraga. Uyu muntu warunkurikiye numubambira amahema, uyu muntu warunkurikiye numukingurira imiryango, menagura inzugi z'ibyuma, kuraho ibihindizo by'ibyuma, bicemo kabiri mu izina rya Yesu. Ndarekura umuriro utwika faya, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibeshaho, imbaraga z'Imana zizura.
ubuzima ugaragareho, ubuzima bwe nibubohoke. Ayisoni mashando wiribirifa lele botaime kota ya nini to prevoniria. Umuriro w'Imana ni wake, umuriro w'Imana ni wake. Ndatura ubutsinzi, ndatura ubuzima, ndatura imbaraga, ndatura kubohoka, ndatura guhaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kuri Imana ibohoye abantu. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom.